iyo umuntu ari kuririmba ibintu atari kumva Hano naravuze ngo iyi ni indirimbo y'abantu bafite ibyiringiro, ntabwo ari indirimbo y'abantu badafite ibyiringiro yuko bazagirirwa neza. Abantu bajya bumva ko akenshi umuntu ari kuririmba birangirira mu kuririmba gusa. Hari umuntu ubwo mperuka hano wambajije ngo ndashaka kubaza impamvu waririmbye iyi ndirimbo. Ariko buri gihe haba hari impamvu nyine y'ikintu runaka. Ariko nk'uko nabivuze nta muntu ushobora kuririmba iyi ndirimbo adafite ibyiringiro by'uko azajya mu gitaramo cy'abashima Imana. Ibi ni ibintu bimbaho gake, gusa naje hano nishake mbivuge ndemerewe pe mu mutima wanjye. Hari igihe Apotre Mignone yigeze kuvuga ngo abavugabutumwa baragowe kuko nyine baba bazanywe no kugaburira abandi, ariko hari igihe nabo baba bakeneye kurya. Hari igihe nyine uzi ko nawe ukeneye ko umuntu yakuririmbira indirimbo, biba bigoye iyo ari wowe uri kwitanga. Ariko ndashimana kubw'ibihe yatanze kuko nizeye Imana. Ikintu cyose cyavugiwe hano cyakoze ku mutima wanjye ko nari mfitanye gahunda n'umushumba, arabizi ibyo nari namubwiye. Nari namubwiye ngo ntabwo nshaka kuza kuri stage utansengeye kuko nari nize. Ndashimana ko yambashije kuza nkaboneka rero muri uwo mwanya wo gusenga. Nabifashe nko kubohoka ko nicaye hariya nashakaga kurira ariko nkifata nkumva nk'ijwi rimbwira ngo rira ko ariho nshaka kubohorera. Rimwe na rimwe iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo abana b'Imana, ntabwo igihe cyose uko umuntu agiye kubohoka ariko nawe uri bubohoke. Nakomeje kwifata ariko ngakomeza kumva nyine mbwirwa ati rira kuko niho hantu ngiye kukubohorera. Nkarira yavuga kurwana ngiye nkumva amarira niyo ari kuza, nkakomeza kubwirwa rira nyine niho nshaka kukubohorera, niho nshaka kukubohorera kuko ikintu cyose cyavugwaga hano nacyumvaga. Nibyo bikiri kuba, ndashimana kuri kumbohora. Nagiye na kimwe njye mu nzu y'Imana ngo kuko natumiwe buri gihe ndaza nkavuga reka nze numva icyo waneguriye. Ndashimana ko yari umunsi wanjye wo kubohoka. Buri gihe nahoraga mfite amavuta ariya nyine bajya badusiga ariko barayasengeye, narayahoranaga mu cyumba cyanjye. Njya nkunda kuvugana n'umushumba aranzi, nekereza ko amaze kumenya ndi umuntu ukunda kwihanurira mu buzima bwanjye. Nkafata amavuta nkayasiga ku myambaro, nigeze kubanga aka gatoki naragasengeye nyine ariko bari kumbaza ukuntu nambaye impeta, nyine ndababwira namaze imyaka nsengera urutoki. Ntabwo biba byaje gutyo nyine. Nafataga amavuta ngasigura urutoki nkatura nkavuga mu izina rya Yesu Kristo, ndatura. Rero nari maze igihe amavuta yanjye ntayafite, ariko ejo numva biri kunyakamo nyine ngo nongere ngura amavuta. Hakagaruka ririya jambo nyine rivuga ngo kubohorwa nyine biturutse ku gusiga. Ndangije mu gitondo ndabyuka
mfata amavuta nyavanga n'amazi nari bukarabe, ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo uko ngiye gukaraba aya mazi ari kurize kubohora ubuzima bwanjye. Buri muntu wese hano aba afite ikintu akeneyeho Imana. Ntabwo umuntu uzajya umubona kuri buriya buri gihe umuntu aba afite ikintu akeneyeho Imana. Ndaje ndayibwira ngo uko ndi gukaraba aya mazi, uko ndi kwiyuhagira aya mazi ari kuza kubohora ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndangije ndasoza, maze gusoza ndavuga ngo nsigaje kuyanywa kuko numvaga hari ibintu mazi, numvaga hari ibintu ndambiwe, numvaga hari ibintu nshaka nyine ko akanwa kanjye nikazajya gasohora kubera ko namaze kumira ya mavuta kandi ngiye nahanuriye nkumva ko hari ikintu kiri bukoreke. Pata amavuta ngiye guhaguruka nje hano ndayanywa, nyanywa inshuro 3, nkunda gukoresha imibare 3 n'umubare 7 kuko manzi ko bifite icyo bisobanuye. Iyo nyanyweye 7 mba numva yuko ari umwuzuro nakire mu buzima bwanjye. Iyo mfashe nkanywa inshuro 3 ndavuga ngo ibi mbikoze mu izina rya Data, mu izina ry'Umwana, mu izina rya Mwuka Wera. Ndabibwira ngo uko ndi kumira aya mavuta ari kugenda ubohora ibintu byose biri mu buzima bwanjye, ari kugenda ubohora indwara uzikure mu mubiri wanjye mu izina rya Yesu Kristo. Nyimara kubivuga gutya ndahaguruka ndaza nicara hariya. Nari meze nabi cyane, abantu bambonye nzanaje mfite agacupa k'amazi ndi kuyanywa vuba, mbwira Imana ati none se nutabikora biraza kugenda gute? Abantu bananyitegereje nza no guhaguruka byari byananiye abandi bahagaze, ndi kubwira Imana ngo urabizi ko ntabikunda, ariko ndashima Imana yuko ari njye uhagaze imbere yanyu muri aka kanya. Ejo saa 9 z'ijoro nihangane ngiye akenshi hari igihe nabivuze ngo nkunda kuvuga, nshobora kuba nakunda kuvuga kurenza kuririmba nyine kubera ko ari cyo gihe ndi kumva. Saa 9 z'ijoro nibwo nafashwe nyine mu buryo budasobanutse. Nandikiye umushumba arambwira ni nyamara mushumba ngiye sinshaka kuza hano utansengeye, numvaga nyine mbishaka, ariko Imana izi gutegura, niyo mpamvu yanzanye mu gihe cyo gusenga. Shima Kristo ko yatumye njya online nkahita nyine nabonye mama Lionel, nibuka nyine ibintu yavuze, none reka ngende njye kwakira kuko ni ikintu yari yavuze ngiye guhita mbikora. Ndabizi ko nyine social media ari nakunda, ariko nta kibazo ndabikorera hano kuko mbishaka, kubera ko nyine nzi icyo nshaka. Mama Lionel yari ari kuvuga ngo yarihanuriye, aravuga ngo uyu mwaka nturangire ntagiye hanze. None arangije kwizera kwe ahita agenda ajya kugura varize nyine nko kwereka Imana yuko yabyizeye. Nyine hari karande yashakaga guca, nyine aravuga, agenda avuga urugendo rwose, aravuga ati ngewe ngiye gukora ibi kugira ngo nkwereke ko nyine namara amaje, ubwo nibyo ndi kwiyongereraho kugira ngo nyine nkwereke ko niteguye ngiye kuzinga ngenda ibyawo bikore. Mukanya umushumba yaje hano yaka umuntu permis, arangije abaza n'umuntu amubwira ngo nazane passport yiwe, arangije aravuga ngo ariko kuki mutagenda na passport? Ngiye nayigendanye kandi nayigendanye mbishaka kuko nshaka yuko nanjye kubera nyine mbizi ko ntabikunda, ariko ndabizi icyo nshaka. Hari igihe umuntu nyine agera akavuga ngo no, nicyo mvuze nyine kugira ngo abantu batazaba bamenya ibyifuzo byanjye, icyo nta kintu gitwaye kukimenya, ariko ndabizi ko n'ibindi byanjye byo imbere nyine Imana ibizi, ariko uyo nayizanye iri hano. Nabwiye Imana mu bintu utari bunyibagize passport yanjye ntuyinyibagize kuko uyu munsi ndataha na visa. Kandi ni visa igiye guhesha Imana icyubahiro. Nge ntabwo ibintu mba ngiye gukora ari ibyo kwihesha icyubahiro, narayibwiye ngo nimba uzi ko bigufitiye inyungu bikore. Rero ndashima Imana, ndashima Imana ko nyitahanye. Naturutse mu rugo ndi kubwira Imana Pastor yavuze ngo tubwirane ngo felicitation, mitanikwa ko navuye mu rugo maze kubwira Annette congratulations, mbega ibintu Annette abonye nyine no kurendi kubwira umutima wanjye. Ndagenda ndavuga ati ngiye kwandika lettre, nyine za lettre zose bajya bakwandikira nyine iyo bakubwira ngo congratulations ngo twabi receiving cyangwa se you now allowed nyine gukora iki niki. Ngiye nihaye congratulations z'ibintu byose nari maze igihe nkeneye. Ndavuga ngo congratulations Annette, congratulations ko winjiye mu bintu byose wari umaze igihe urindiriye. Ngeze hano umushumba aravuga ngo bwira mugenzi wawe ngo felicitation ngo kuko winjiye mu gihe cyawe.
turashima Imana. Uyu muririmbyi rero ari we Annette, igitero cya kabiri yararirimbye ngo ubigenza ute ushingira ku cyo usubiza. Ni umuntu umaze igihe Apotre Mignone ajya avuga ngo yari yarakwamiye, nyine byarakwamye. Baza umukobwa uri mu icupa, ubusa umukobwa uri mu icupa yakwinyeganyeza gute? Ibaza umuntu uri mu ihembe yakwinyeganyeza ate se? Ni umuntu nyine ufite ahantu yakwamiye, abandi bakazajya baza bakabasengera bakabohoka, ukabaza Imana ngo ariko isengesho ryanjye byagenze bite? Wenda nanjye wasanga nabivugaga, hari ibyo nabwiraga Imana nkayibaza ariko bimeze bite buriya? Ngewe ko nasenganye na Pastor Ernest imyaka myinshi, yego hari ibyo wakoze ariko hari n'ibyo uzi nyikurindiriyeho. Ngiye gufatanya n'uwo muntu ubundi ntange microphone. Igitero cya kabiri. Ubigenza ute ushingira ku cyo usubiza, mbese ijwi ryanjye ryaba rikugeraho, nari nzi ku isoko y'imigisha nta n'umwe uyiheza. Kongeza ahangaha ni ukuri n'iby'igiciro. Mushumba Ernest ntabwo nari muzi amaso ku yandi, ariko isaha yari iyi, igihe cyari iki. Nashimye Imana uko mungana kandi muzaguka kurenza. Ndashima Imana ivuga igasohoza. Ntabwo nabona uko mvuga umushumba wanyu. Imana ibera hose icyarimwe, Imana y'amahoro, Imana itanga imigisha, Imana ikiza, Imana yagura, Imana ikomeza, Imana ikuraho urubwa, Imana irema ibitari bihari. Uyu munsi bimenyekane ko hari Imana mu nzu y'Imana. Amen. Ndabakunda, Imana ibaho umugisha. Ntabwo mwanya tugakomera Imana amashyi twakira umukozi w'Imana. Ibindi arabibwira. Umushumba avuze ngo ibindi arabibwira kanivuge. Ndashima Kristo. Nitwa MURAVA Annette. Iyi microphone ntabwo iri kuvuga neza. Amen. Haleluya. Nari ndi kuvuga ngo nitwa MURAVA Annette. Ndashima Imana. Ndashima Imana ko impagaritse hano. Nari nicaye hariya ndi kuvuga ngo ahantu hahagaze aba bantu ndaza kuhahagarara gute? Kubera nyine amavuta yatambutse hano, hari igihe amavuta ajya atambuka hano ugasigara uvuga ngo ntaba ari njye pe, ariko n'ubundi nta n'igihe na kimwe nigeze mvuga ngo aba ari njye. Ariko aba bantu bose batambutse hano ndabakunda. Imana ibaha umugisha. Ndashima Imana. Ubushize ntangira kuririmba ntabwo nabanje kuvuga, ariko ubundi ndi mu bantu bakunda kuvuga. Imana ishimwe ko yampayeho umwanya wo kwivuga gato kugira ngo Prophet. Ndashimana kubwo abantu bose bateraniye hano b'abakozi b'Imana. Imana ibaha umugisha. Ndabakunda cyane. Pastor Theogene ndagukurikira. Imana iguha umugisha. Ndashima Imana kubwa Mama Lionel. Ejo bundi nari ndimo ntekereza ko ari amateraniro yabaye haciyemo igihe kwa Mignone. Hari ibintu yari arimo aravuga nari muzi, ariko numva wagira ngo ni nkabwo mumenye, numva wagira ngo nibwo mumenye, ntabwo nari nzi ko ari buze hano. None sinzi ukuntu nagiye online kugira ngo ndebe nyine aho amateraniro ageze. Ndanashima Imana ko nari maze iminsi ndwayemo gake, ariko ndashima Imana ko yanyemereye kuboneka. Narindi online mbona Mama Lionel n'uri hano.
nahise ni wava imbaraga zanjye zo kwitegura mpita nitegura ndaza. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Ndashimana kubwo kwizera kuba muri we, kuko n'umushumba arabizi, azi ko nyine icyo kintu nanjye ngikunda. Ndi mu bantu bajya batura ibintu bitabaho, nyine bitabaho, ko njye simba nshaka ibintu abantu nyine babona bamenyereye, kuko mba mbona nyine ibyo barabibonye. Njya mbwira Imana ngo ujye ukora nyine ibyo bataramenya, kuko nibwo nazamenya kuri Imana irema. Kuko Imana igiye ikora ni nkaho igakora ibyo abantu bazi, naba mbona nyine yaba ari nko kwigana, kandi ari Imana irema. Ndashimana rero kubw'abantu bose, Imana ibaha umugisha. Ndashimana ko naje uyu munsi. Nahagararaga ntibikunde, ntabwo nari meze neza, ariko umushumba ari kuvuga ngo Imana iri gukiza indwara. Ndashimana ko nabashije guhagarara iminota yose nahagaze. Nuko rero hari imbaraga zo gukiza indwara. Imana ishimwe ko nanjye mbashije kuba nahagarara. Imana ihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu hari indirimbo umushumba yararirimbye mu kanya ivuga ngo sinzi uko bigenza, sinzi n'uko ubikora, icyo nzi n'uko iyo utegetse biratungana. Sinzi uko bigenza, sinzi n'uko bikora, icyo nzi n'uko iyo utegetse biratungana. Hari ukuntu bikora iyo utegetse bigatungana. Nta kikunanira, Haleluya. nta kikunanira, icyo nzi n'uko iyo utegetse biratungana. Nta kikunanira, nta kikunanira, icyo nzi n'uko iyo utegetse biratungana. Ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Ndakwirigiye Mwami Mana we, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Oh, hallelujah. Ibyuma ndaza kubisaba bigabanyureho gato, ijwi ryanjye nyine ukuntu riba ryimereye mushobora guhita munduta, ariko Imana ibaha umugisha ko mwamfashije kubw'icyubahiro cy'Imana.
tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami, oh tegeka mwami, oh tegeka mwami, tegeka mwami, indwara zigende, tegeka mwami, ibyananiranye, tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka mwami, tegeka ndakwiringiye Yesu, nizeye ijambo ryawe, kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana, biratungana, ibyaraniranye biratungana, biratungana, ibyanze guhinduka biratungana, imisozi miremire nayo ibasha kwika, inzira z'inzitane nazo zirarangira, ibyananiranye byose bijya bishoboka, n'Imana yishyura amadeni, n'Imana ibohora ubuzima bw'abantu, n'Imana ikiza indwara ziba mu mibiri y'abantu, n'Imana yibagiza agahinda igatanga umunezero, n'Imana ijya yibuka amasezerano yavuze, n'Imana itameze nk'abana b'abantu, n'Imana biratungana. Urakwiriye mwami w'abantu, biratungana rwose, iyo uvuze ijambo rimwe gusa birakumvira, ntabwo bigusaba kuvuga cyane nk'umwana w'umuntu, birakumvira, 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 oh birakumvira, mwami we birakumvira, birakumvira, tegeka bikumvire, tegeka bikumvire.
wizeye birakubaho. Dore indirimbo yanje mivuga ngo ugugenderera abandi nanjye ntusige. Ntekereza ko umuntu uwo ari we wese hano yaje imbere y'Imana, kuko nubwo umushumba yavuga ntabwo ushobora kuyoberwa ikintu cyakuzanye hano. Nanjye ntusige Yesu mukiza, umva
bituma ndira abandi baseka mwami Mana we ibuka isezerano inkwenene zabaye uruhuri abanzi barishimye nanjye ndi mu bo wasize inyuma ngaruka unsindagize nyigisha gusesengura ibisubizo naho umutima busharira Mana nkumire mimbaraga ntegereze ubushake bwawe kugeza igihe uzajya Haleluya, haleluya. Bijya bigorana iyo umuntu ari kuririmba ibintu atari kumva. Ubwo mperuka hano naravuze ngo iyi ni indirimbo y'abantu bafite ibyiringiro, ntabwo ari indirimbo y'abantu badafite ibyiringiro yuko bazagirirwa neza. Hari abantu bajya bumva ko akenshi iyo umuntu ari kuririmba birangirira mu kuririmba gusa. Hari umuntu ubwo mperuka hano wambajije ngo ndashaka kubaza impamvu waririmbye iyi ndirimbo. Ariko buri gihe haba hari impamvu nyine y'ikintu runaka. Ariko nk'uko nabivuze nta muntu ushobora kuririmba iyi ndirimbo adafite ibyiringiro by'uko azajya mu gitaramo cy'abashima Imana. Ibi ni ibintu bimbaho gake, gusa naje hano nishake mbivuge ndemerewe pe mu mutima wanjye. Hari igihe Apotre Mignone yigeze kuvuga ngo abavugabutumwa baragowe kuko nyine baba bazanywe no kugaburira abandi, ariko hari igihe nabo baba bakeneye kurya. So hari igihe nyine uzi ko nawe ukeneye ko umuntu yakuririmbira iyi ndirimbo, so biba bigoye iyo ari wowe uri kuyitanga. Ariko ndashimana kubw'ibihe yatanze kuko nizeye Imana. Ikintu cyose cyavugiwe hano cyakoze ku mutima wanjye ko nari mfitanye gahunda n'umushumba, arabizi ibyo nari namubwiye. Nari namubwiye ngo ntabwo nshaka kuza kuri stage utansengeye kuko nari nize. So ndashimana ko yambashije kuza nkaboneka rero muri uwo mwanya wo gusenga. Nabifashe nko kubohoka ko nicaye hariya
nashakaga kurira ariko nkifata nkumva nk'ijwi rimbwira ngo rira ko ariho nshaka kubohorera. Rimwe na rimwe iyo ijambo ry'Imana rivuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana, ntabwo igihe cyose uko umuntu agiye kubohoka ariko nawe uri bubohoke. Nakomeje kwifata ariko ngakomeza kumva nyine mbwirwa ati rira kuko niho hantu ngiye kukubohorera. Nkarira yavuga kurwana ngiye nkumva amarira niyo ari kuza, nkakomeza kubwirwa rira nyine niho nshaka kukubohorera, niho nshaka kukubohorera kuko ikintu cyose cyavugwaga hano nacyumvaga. Nibyo bikiri kuba, ndashimira kuri kumbohora. Nta gihe na kimwe njye mu nzu y'Imana ngo kuko natumiwe buri gihe ndaza nkavuga reka nze numva icyo waneguriye. Ndashimana ko yari umunsi wanjye wo kubohoka. Buri gihe nahoraga mfite amavuta ariya nyine bajya badusiga ariko barayasengeye, narayahoranaga mu cyumba cyanjye. Njya nkunda kuvugana n'umushumba aranzi, ntekereza ko amaze kumenya ndi umuntu ukunda kwihanurira mu buzima bwanjye. Nkafata amavuta nkayasiga ku myambaro, nigeze kubanga aka gatoki naragasengeye nyine ariko bari kumbaza ukuntu nambaye impeta, nyine ndababwira namaze imyaka nsengera urutoki. Ntabwo biba byaje gutyo, nyine nafataga amavuta nkasigura urutoki nkatura nkavuga mu izina rya Yesu Kristo ndatura. Rero nari maze igihe amavuta yanjye ntayafite, ariko ejo numva biri kunyakamo nyine ngo nongere ngura amavuta. Hakagaruka ririya jambo nyine rivuga ngo kubohorwa nyine biturutse ku gusiga. Ndangije mu gitondo ndabyuka mfata amavuta nyavanga n'amazi nari bukarabe, ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo uko ngiye gukaraba aya mazi ariko urize kubohora ubuzima bwanjye. Buri muntu wese hano aba afite ikintu akeneyeho Imana. Ntabwo umuntu uzajya umubona kure, buri gihe umuntu aba afite ikintu akeneyeho Imana. Ndaje ndayibwira ngo uko ndi gukaraba aya mazi, uko ndi kwiyuhagira aya mazi ariko uza kubohora ubuzima bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Ndangije ndasoza, maze gusoza ndavuga ngo nsigaje kuyanywa kuko numvaga hari ibintu mazi, numvaga hari ibintu ndambiwe, numvaga hari ibintu nshaka nyine ko akanwa kanjye nikazajya gasohora, kubera ko namaze kumira ya mavuta kandi ngiye nahanuriye nkumva ko hari ikintu kiri bukoreke. Pata amavuta ngiye guhaguruka nje hano ndayanywa. Nyanywa inshuro 3, nkunda gukoresha imibare 3 n'umubare 7 kuko manzi ko bifite icyo bisobanuye. Iyo nyanyweye 7 mba numva yuko ari umwuzuro nakiriye mu buzima bwanjye. Iyo mfashe nkanywa inshuro 3 ndavuga ngo ibi mbikoze mu izina rya Data, mu izina ry'Umwana, mu izina rya Mwuka Wera. Ndabibwira ngo uko ndi kumira aya mavuta ari kugenda ubohora ibintu byose biri mu buzima bwanjye, ari kugenda ubohora indwara uzikure mu mubiri wanjye mu izina rya Yesu Kristo. Nyimara kubivuga gutya ndahaguruka ndaza nicara hariya. Nari meze nabi cyane, abantu bambonye nzanaje mfite agacupa k'amazi ndi kuyanywa vuba, mbwira Imana ati none se nutabikora biraza kugenda gute? Abantu bananyitegereje nza no guhaguruka byari byananiye abandi bahagaze, ndi kubwira Imana ngo urabizi ko ntabikunda, ariko ndashima Imana yuko ari njye uhagaze imbere yanyu muri aka kanya. Ejo saa 9 z'ijoro nihangane, ngiye akenshi hari igihe nabivuze ngo nkunda kuvuga, nshobora kuba nakunda kuvuga kurenza kuririmba nyine kubera ko ari cyo gihe ndi kumva. Saa 9 z'ijoro nibwo nafashwe nyine mu buryo budasobanutse. Nandikiye umushumba arambwira ni nyamara mushumba ngiye sinshaka kuza hano utansengeye, numvaga nyine mbishaka, ariko Imana izi gutegura, niyo mpamvu yanzanye mu gihe cyo gusenga. Shima Kristo ko yatumye njya online, nkahita nyine nabonye mama Lionel, nibuka nyine ibintu yavuze, none reka ngende njye kwakira kuko ni ikintu yari yavuze. Ngiye guhita mbikora, ndabizi ko nyine social media yari nakunda, ariko nta kibazo ndabikorera hano kuko mbishaka, kubera ko nyine nzi icyo nshaka. Mama Lionel yari ari kuvuga ngo yarihanuriye, aravuga ngo uyu mwaka nturangire ntagiye hanze. None arangije kwizera kwe ahita agenda ajya kugura varize.
nyine nko kwereka Imana yuko yabyizeye. Nyine hari karande yashakaga guca, nyine aravuga, agenda avuga urugendo rwose, aravuga ati ngewe ngiye gukora ibi kugira ngo nkwereke ko nyine namara amajenge, ubwo nibyo ndi kwiyongereraho, kugira ngo nyine nkwereke ko niteguye ngiye kuzinga ngenda ibyawo bikore. Mukanya umushumba yaje hano yaka umuntu permis, arangije abaza n'umuntu aramubwira ngo nazane passport yiwe, arangije aravuga ngo ariko kuki mutagendana passport? Ngiye nayigendanye, kandi nayigendanye mbishaka, kuko nshaka yuko nanjye kubera nyine mbizi ko ntabikunda, ariko ndabizi icyo nshaka. Hari igihe umuntu nyine agera akavuga ngo no, nicyo mvuze nyine kugira ngo abantu batazaba bamenya ibyifuzo byanjye, icyo nta kintu gitwaye kukimenya, ariko ndabizi ko n'ibindi byanjye byo imbere nyine Imana ibizi, ariko yo nayizanye iri hano. Nabwiye Imana mu bintu utari bunyibagize passport yanjye ntuyinyibagize, kuko uyu munsi ndatahana visa, kandi ni visa igiye guhesha Imana icyubahiro. Njye ntabwo ibintu mba ngiye gukora ari ibyo kwihesha icyubahiro, narayibwiye ngo nimba uzi ko bigufitiye inyungu bikore. Rero ndashima Imana, ndashima Imana ko nyitahanye. Naturutse mu rugo ndi kubwira Imana, pasiteri yavuze ngo tubwirane ngo felicitation, mitanuka ko navuye mu rugo maze kubwira Annette congratulations, mbega ibintu Annette abonye, nyine no kurende kubwira umutima wanjye. Ndagenda ndavuga ati ngiye kwandika lettre, nyine za lettre zose bajya bakwandikira, nyine yo bakubwira ngo congratulations, ngo twabirecevinze, cyangwa se you now allowed, nyine gukora iki n'iki. Ngiye nihaye congratulations z'ibintu byose nari maze igihe nkeneye. Ndavuga ngo congratulations Annette, congratulations ko winjiye mu bintu byose wari umaze igihe urindiriye. Ngeze hano umushumba aravuga ngo bwira mugenzi wawe ngo felicitation, ngo kuko winjiye mu gihe cyawe. Turashima Imana. Uyu muririmbyi rero ari we Annette, igitero cya kabiri yararirimbye ngo ubigenza ute ushingira ku cyo usubiza. Ni umuntu umaze igihe, Apotre Mignone ajya avuga ngo yari yarakwamiye, nyine byarakwamye. Baza umukobwa uri mu icupa, ubusa umukobwa uri mu icupa yakwinyeganyeza gute? Ibaza umuntu uri mu ihembe yakwinyeganyeza ate se? Ni umuntu nyine ufite ahantu yakwamiye, abandi bakazajya baza bakabasengera bakabohoka, ukabaza Imana ngo ariko isengesho ryanjye byagenze bite? Wenda nanjye wasanga nabivugaga, hari ibyo nabwiraga Imana nkayibaza ariko bimeze bite buriya? Ngewe ko nasenganye na Pastor Ernest imyaka myinshi, yego hari ibyo wakoze, ariko hari n'ibyo uzi nyikurindiriyeho. Ngiye gufatanya n'uwo muntu ubundi ntange microphone. Igitero cya kabiri, ubigenza ute ushingira ku cyo usubiza, mbese ijwi ryanjye ryaba rikugeraho, nari nzi ku isoko y'imigisha nta n'umwe uyihezwaho, mbese n'iki mwami ntakora ngo ureke nanjye mvomeho abo tugusangiye nk'umubyeyi, bapfukamye bashima, njyeweho nta n'ubu gisaba, sinzi igihe uzanyumva, abo twahingiye rimwe Mana bose barasaruye, ngushirize imvura nanjye neze, magaza wansize, nyigisha gusesengura
umugisha abacuranzi, Imana ibahe umugisha. Reka nyiririmbe njyenyine, hari igihe mbikunda, hari igihe tuba tubikeneye. Bavuze ngo bahamagaye abanyamasengesho, nanjye ndi umunyamasengesho, niyo mpamvu nyine umuntu mba nagiye mbivangavanga. Munyihanganire bene data bakurikiranye online, kubera ko hari ukuntu abahanzi nyine abantu bamva nyine baje nyine, ariko Imana ishimwe ko yatumiye abanyamasengesho, kuko nanjye nicyo nasengeye, kuba umunyamasengesho cyangwa se kuba umuramyi, ariko bikivangamo n'ibi byose mubona. Nari ndi kuririmba ngo nyigisha gusesengura ibisubizo naho umuti wabusharira, mana nkumire mimbaraga negereze ubushake bwawe kugeza igihe uzajyana mu gitaramo cy'abagushima. Imana ibahe umugisha. Reka dukomere Imana amashyi twese hamwe. Mwicare mugubwe neza mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya. Uzamure ibiganza turamukanye. Haleluya, haleluya. Imana iduhane umugisha mwinshi, twese dufate bira dusome ijambo ry'Imana. Usanga mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe Prito, turasoma igitabo cya Yesaya ibice 66 umurongo n'uwa 2. Yesaya 66 igitabo cy'ubuhanuzi bwa Yesaya ibice 62 umurongo wa 2. Abafite birimeze nk'yanjye ni ku rupapuro rwa 706 mu isezerano rya kera. Reka tuhagere, reka dusome. Haranditse ngo nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe, n'abami bose bazabona icyubahiro cyawe, maze uzitwa izina rishya rihimbwe n'Uwiteka. Imana idufashe cyane, amen. Reka nongere nsubiremo iri jambo ry'Imana dusanze muri iki gitabo cy'ubuhanuzi bwa Yesaya ibice 62 umurongo aho n'uwa 2. Haranditse ngo nuko amahanga azabona gukiranuka kwawe, n'abami bose bazabona icyubahiro cyawe, maze uzitwa izina rishya rihimbwe n'Uwiteka. Imana idufashe cyane, amen. Reka tuvuge amazina yacu. Ni umuco mwiza abaganira ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kumenyana. Ni ubwa mbere mbanye namwe, ariko turishimye, Imana ibitwemereye. Nitwa Niyonshuti Theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2, kandi n'abana beza basa nasi. Bana banjye turasa, uhereye ku mfura kugera kuheruka kuvuka, amaze kuba inkumi nziza yujuje amezi 6. Siko yatangiye kurya we, ariko mushumba ejo bundi mperutse kuzengereza dayimoni. Ubundi Yesu nagira icyagukorera, nubwo igini ridapfa, uretse gato nkurikire, ariko hari ibyo data wa twese akora igini rikazezenge. Ni madamu waruma magereka yumve ko ndi kwigisha, ndimo ndigisha sheri.
Imana ishimwe ko basigaye banaduhamagara. Nigeze ntunga telefoni ikagishiramo umuriro ari ugucana gatoroshi no kumva radiyo, none banteye pipe mwana. Yewe ibintu byose bindemera amashimwe, ibintu byose bindemera amashimwe, ibintu byose bindemera ubuhamya. Niyo ngenda ndi ubuhamya, no kuma karinye ngo mvuge Yesu ubwabyo ni ubuhamya, kuko hari igihe wabaga ufite ibibyigana muri wewe ushaka kuvuga ukabura rinye, ukazinduka ukaza karukicara imbere bikagera saa 10, ugeze ku murongo nk'uwa gatandatu baza bakwimura, none kuva nicara ntawe uranyimura, bamaye n'agapasi. Ibintu byose bindemera amashimwe. Rero umwana wanjye yatangiye kurya ejo bundi mperutse kuzengereza dayimoni, ninjira muri alimentation njya kugura selelaki. None icyambabaje ni kimwe, sinari nzi ko zigira amezi. Nagiye niyemeye, no babarambanya ati pastor tikaribu, ngenda niyemeye cyane, bati mumeselelaka. Babarambaje ngo amezi angahe, mpita mubaza ngo kubera icyo ushaka kumenya amezi y'umwana wanjye, ngerega zigira amezi. Ubwo ndagukopeje n'ujya kwigura uzagenda wiyo wabajije amezi. Ariko haleluya, aho Imana igereje ikora tubaye tuyishimiye, ndayishimiye ibyumve. Nge ibintu byose binyicira dayimoni, ibintu byose binyicira dayimoni. Ejo bundi naguze n'ibindi bita lanje. Uyu mwana avutse neza n'ukuri kw'Imana, mushimiriye yewe. Umwana avutse neza, niki cyatuma tudasasa? Ibintu byose binyicira umuzimu. Mperutse no gutahana igipaki cya papier hygienique. Ibintu byose binyicira iki? Umuzimu. Asamwe nimuzibonye mugeze i Kigali, si ibiziranyenzi, ariko dushimira Imana we, dukomere data amashyi tumushimire. Nase wajya kugura igipaki cya papier hygienique cya 2500 ukirira mu mibare. Ngewe ibintu byose binyicira iki? Umuzimu akazeze. Ngewe ibintu byose mbibonamo amashimwe. Ngeze hano nakererewe, imodokari nyisize hariya ruguru. Imana ishimwe ko sigaye mpura na mbutiyaje. Imana ishimwe ko na mbutiyaje isigaye ifata. Bundi kwari ugutarasa. Hari ingendo, hari icyiciro ubamo, sibyo Fred? Hari icyiciro ubamo kidahura na mbutiyaje, icyiciro ubamo kitagira mbutiyaje. Niyo zaba zegeranye urihenge kugacamo. Masaha yagiye, dukeneye kumva ubuhanuzi n'imirimo y'Imana. Murumva nayitaye no ku mihanda, ndahita ncayo honge kuyireba Mana. Niyo mpamvu ntatinda. Ubwo rero nzigisha ubutaha, ndumva ndi mu mwuka w'ubuhanuzi. Umushumba wanyu ajya abaha ubuhamya twarababaranye. Nimukamubone mu modokari z'umukara n'amavesi. Ujye ubuvuga n'utabivuga nzajya mbivuga. Siwe wandaritse se. Twakatanye umujyi, cyo bita. Ariko kwambara neza ni ibya kera. Yafungaga stile ariko zitagira ikintu, ari saa kintu. Saa kintu. Kibuka yigeza ntumira bankuzaho. Yarantumiye
mfite umushumba bakoranaga nkubitana nawe, icyo gihe nari narumye. Mbese umuntu watinyukaga kuma mikoro yabaga yuzuye umwuka we, umuntu watinyukaga kuma mikoro. N'aba rero bagatubana mu mamba babaga bazi ibindimo. Neno bantumira abashumba babo bakansekurana n'abakayima ati hanga none bigende uranga avuga ati humura izatugaruka, Imana ishimwe. Buriya warampamagaye ndavuga ati nashimye Imana, uriya muntu wo muri himbaza Imana imuhe umugisha, dufitanye niwe twari turi kuvuga ati kangarukira. Hari ibintu umuntu aba yibutse. Ba Joel niwe wa mbere wanjyanye kuri YouTube, twakoranye ikiganiro mfashe ku ngufu, yamukwepa nkamukwepa nabaga nifitiye ubwoba bwaracanze. Asanga ku ishuri barafasha ati ntucika, ufite ubuhamya ngo unubwire abanyarwanda batuye isi by'Imana yagukoreye. Ufite ubwoba, ubwo nahise mvuga agahinda ndagasobanura, naho linye ziri uriya twarababaranye, haguruka ntibakakureba ubutubi bagire ngo mwana wo kumushumba. Ariko nta na mashini yagiraga, twajyaga muri cyber cafe, ujye ubivuga gutiraho twandikira inkuru muri cyber cafe, ntibakatubonye bagire ngo turabejo turabakera, ariko twari twarakubiswe. 2008 nibwo yanditse inkuru yanjye bwa mbere, ariko ninde wakubona itaragutwikura? Fred niwe namuhaye mikoro bwa mbere yambaye imyenda y'ishuri. Ngo rero hari amateka mutubonye ubu ari bw'Imana idutwikuruye, ariko twakoze umurimo twubahisha Imana. Mariyoneri we n'intama yanjye arabizi, tuvi Butare umujyi tuwufashe kubera data wa twese. Ndumva nshaka guhanura mu ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Twasomye ijambo ry'Imana nkurikira, sindenze iminota 15, reba ku isaha. Twasomye ijambo ry'Imana ryanditse mu gitabo cy'ubuhanuzi bwa Yesaya 65:2 umurongo wa 2. Haranditse ngo amahanga yose azabona gukiranuka kwawe, ngo n'abami bazabona mbese bazabona icyubahiro, bazabona gukiranuka amahanga, kandi nta handi bivuye, ngo bivuye ku izina uhawe n'Uwiteka, kandi ngo ritari ririho. Nkurikira neza, ngo ntago ryari ririho, nta n'ibimenyetso byo kubaho byaryo, ariko kuko ari Uwiteka, ngo rihimbwe ako. None ijambo nkuzaniye riravuga ngo ibatiza idakeneye amazi ikumpera izina rishya. Ababyumvisha Imana bampera umugisha, ndabasengeye data bampera izina rishya. Nkurikira ndagira ngo mubwire ko indi mitungo yose irangira igata agaciro. Diplome wakoreye, lisanse wakoreye imyaka n'imyaka, iyo urengeje amezi 6 ufunzwe ita agaciro. Nibyo cyangwa sibyo? Wubaka inzu bahacisha katerepurare bari gukora umuhanda igasaduka, bitiki agace. Ukora alubumu abahanzi, iya mbere igasinzira ugakora kabiri kugira ngo yongere gukanguka. Ibintu byose bitiki agaciro. Ushaka umudamu ananutse uvuga ati amen, ndashaka taille française, ukamukubita igikoma akahita bakibonke. Ugashaka umugabo uvuga ati ni gutya, ejo akazana indi kageririya, cyangwa umubumbu ukamubana danja kumahagaze, kandi ntacyo utakoreye umugabo wawe. Ibintu byose birashira, imyenda irashira, ibintu bikarangira, ariko ikitarangira ni izina. Nkurikira tuza wumve umutungo w'umuntu bwite.
nta mikino, usigaye umubyara uva kwa muganga izina rye ryibitseho. Byo mvuze murabyumvisha. Irangamimerere, umukozi w'irangamimerere asigaye abakubita, avuka umukubita umutungo we bwite. Witwa iki? Akarikorana dede, akarikambakambana, akarimerana amenyo, akaryigana garidi, akaryigana primeri, akaryigana sogonderi, akarishakana, akaribyarana, akarirwarana, akaripfana, bakanarimuhambana, bakaryandika no ku musaraba, umutungo w'umuntu bwite n'izina. Niyo mpamvu mu bintu Imana isezeranya umuntu, mu bintu Imana ikorera uwo yahamagaye, ntabwo ishobora kugukoresha itaraguha izina. Bundi mu mazina tugira tuyitwa n'ibintu bigeze kuri 5. Amazina tugira mu buzima busanzwe tuyahabwa n'ibyiciro bigeze kuri 5. Icyiciro cya mbere ni amazina twitwa n'ababyeyi, kandi hari igihe batwita bitewe n'igihe barimo. Kumva umwana bamwise Mbarimo Mbazi, ukahita uvuga uyu mubyeyi ajya kwita umusaza Marimbo Mbazi yari atuye ahantu ha danje. Amazina ya kabiri ni amazina twitwa n'igihe. Igihe kirakwita, ubishaka utabishaka kirakubatiza. Icyo usabwa ni ukuyoboka igihe ukagendana nacyo. Iyo utagendanye nacyo kirakuvuna. Emera kuri mu gihe cyo kudahabwa gato, use nacyo ubwirize jaride n'ishyamba. Igihe nikigera uzahabwa gato. Naho nutabyemera gusa nacyo, nutabyemera gusa nacyo uzishiramo abashumba n'ababishope kandi barengana. Uri mu gihe cyo kudahabwa. Mazina ya gatatu ni amazina twitwa n'ibyago. Ubishaka utabishaka birakubatiza. Iyo wapfushije so na nyoko bakwita imfubyi. Ubu naho nari kwepera ninde pastor wese, umwe kuri YouTube wese, umwe w'imfubyi ndicikireze. Ubishaka iyo wapfakaye wapfushije umugabo akwita umupaka, ntaho wariciki. Amazina ya kane ni amazina witwa n'ibyo ukora. Utwara igare bamwitande, utwara moto bamwitande, utwara imodokari bamwitande, utwara indege bamwitande, umusirikare bamwitande, umuganga bamwitande. Ubu nje banyitande pastor. Ngahi bashirirwanye se amazina witwa n'ibyo ugira gute n'ibyo ukora. Ariko haleluya haleluya. Ariko ayo mazina yose data nawe agira irya. Nasomye Bibiliya irambwira ngo icyakoza bamwemeye bose bakizera izina bahita bahabwa ubushobozi bw'izina tutahawe n'amashuri, bw'izina tutahawe n'imiryango, bw'izina tutahawe n'ubutunzi, izina ryo kwitwa umwana w'Imana. Data kumera izina, kandi iryo zina ryo kwitwa umwana w'Imana riherekejwe n'ibintu bibiri. Icya mbere ngo riherekejwe no gukiranuka. Ijambo rya kabiri ngo riherekejwe n'icyubahiro. Mu bintu data asezeranya atasiga, icyubahiro kirimo. Arabizi ko umuntu yaremye agikunda. Niyo mpamvu uzabona umuyede aho yirirwa atarasa, ayahiga bamucira amaso atizana iyo sima we karori we. Ariko yagera muri resitora kuri turuwasazi sa hozi iki gikomashi ibeshya hekenye miwese kuko kandi ayirirwamo n'ibirenge. Mereza akiridaho arimo aragaruriza icyubahiro kuri turuwasaze cya kindi yiriwe yagize gute. Niyo mpamvu mu by'Imana isezeranya icyubahiro. Noneho ku munyarwanda we yanga agasuzuguro, niyo
namusohora mu nzu ari burare hanze ahita akubwira ngo mvira mu rugo simvira. Uko turemye twanga iki? Agasuzuguro. Mubyo Yesu umva ndagusengeye data kumpera icyubahiro. Oh haleluya. Kandi reka mungurikira neza soreza hanga icyubahiro data atanga ni igiherekezwa n'amavuta. Cyo mvuze sinzi nawe mubyumvisha. Nicyo amavu imbaraga z'umwuka. Buryo waririmba nka Roza Muhando, waririmba n'aba Frank baririmba nkawe ariko yose niyo umwana w'umukobwa uvuye hano kuririmba burya mwaririmba kimwe nabo bakaririmba nkamwe ariko nimwarushara be. Hari uwitwa Michael Jackson ngo bajyaga bamara amezi 6 bategura podium azarimo bakaririmba bakarwara imitima ariko amavuta Yesu atanga. Umwana w'umukobwa arahagarara akarira natwe tukarira nawe undeberera natwe tukagira gute tukarira. Uriya musore aje afate mikoro twese tuzamuye iyo uvuga. We yavukiye i Kigali iwabo nda ariko amavuta uyu mushumba ntago ari we mukunze ko kera mutamurebaga. Hariya twahereye centre kwa Padiri ahantu muri jaride tumanukira Sonatibe ko mutamurebaga mukunze amavuta ari muri ko mutamurebaga kera sinari mpari. Turukara mugakoma amashyi mukajya singe muyakomera mu mutima mbavuga ngo mana wongera undindira ya mavuta. Ubu basigaye bashaka kuntwaza Bibiliya urumva mushumba abe ati sindakuruza yintwaza ubutaha ndebe ko iminsi yisuni. Cyara ko mutayi najyaga soka umukristo sanze ku muryango akamwe ngo Yesu nashimwe muroko agira ngo yumve ko nta kintu cy'abandi ntahanye. Ndagusengeye Imana ikumpera izina. Ndagusengeye Imana ikumpera iki kandi tuza gato nkubwira tuza ntuzibaze iby'Imana ivuga ngo bishakire inzira. Umva ntuzibaze iby'Imana ivuga ngo bishakire inzira ubwabyo byishakira iki igihe iyo kigeze. Igihe iyo najyaga nicara mu iteraniro umukristo negera akahita akikira ishakoshi avuga ati ejo hari uwo batwaye telefoni tu kajya ndeba akahita akikira ishakoshi none ubu akoze ko nanjye mfite biro we siko abakristo baza ngo mbagire inama we akoze ko byakwemera wa undi bajyaga basakatira uziko urajya ngo nibyo byonyine si uziko n'abasezeranya we bigakunda we wa undi bajyaga basaka ku muryango we ndabasezeranya bagafatana ibyari ibyaha nka byeze. Umurimo ukorwa n'abashumba gusa. Fred ihangane nyine amavuta ufite ntago yabafatanya ngo bivemo ntago yabafatanya. Fred ni inshuti yanjye yamaye n'inka ubwo urumva rero tuba tuziranye ariko ntiwabafatanya mani. Izina gaciro n'izi uziyo ndi kubafatanya fashe Bibiliya nge pastor niyo nshuti Eugene kubw'ubashameshwa n'ijambo ry'Imana n'itoro rya ADPR. Nyirambegeti abaye umugore wa Rudomoro, Rudomoro abaye umugabo wa Nyirambegeti. Kimana yafatanyije nta wagitanduka. Mbikoze mu izina rya Data wa twese Mwana n'Umwuka Wera, amen. Bagataha bakararana we. Agaciro niza Mama Lionel we wahanuye ugahagarara mu giti ugahagarara muri parafo ariko ntiwabafatanya.
ntago wabafata. Agaciro ni izina. Ndagusengeye ngo Imana ikumpere iki? Izina. Izina. Kandi igiye kuguha izina ntawe ibaza. Igisha inama iri gukubitira ifiye. Nje nari imbobogo rwose. Ibikoresho byose mbifata byose nikubita. Widizo. Abyita kuroringa man. Tureba abantu bazi imvugo yitwa kuroringa bazamura. Buriya bariya bose baracomye mushumba. Ntabwo wabibonye utarageze wangu. Babyita gusepfuza mani. Kandi umaze kwikubita uhita ufata bawusi yawe. Ntabwo wagenda nka Babiloni. None uwagenda agaca asigaye agenda nk'umupasiteri. Ntago Imana igisha inama ngo mbese tumuhe izina. Iritegereza, kareba mu bizi igakuramo abashumba, ikajya mu bacuruzi ikarebamo igakuramo abashumba, ikajya mu baganga b'abadogiteri igakuramo abashumba, ikajya mu bashoferi igakuramo abashumba, ikareba imbobo zigiye gukuraho naho ikazijyamo igakuramo. Ndayishimye, Imana ibampera umugisha mwinshi. Ijambo ryatubwiye ngo iguhaye izina rishya rihimbwa aka kanya, riherekejwe n'ibikoresho byaryo. Ubundi hari ibikoresho biherekeza izina byitwa amafaranga. Ngo umupasiteri uvuze amafaranga ndayavuze. Amafaranga ni ibibazo mwaje mwese mwikoreye igisubizo cyabyo ni amafaranga. Abarwaye bazabagwa hakeneye amafaranga ngo burire indege bajye kubaga. Abakeneye kazi ni kashi mukeneye. Abahungu muri hano mwabuze uko murambagiza, mbabwire ko iyo nta kantu ufite ntawe ukumva. Nta nubwo urambagiza uvuga ikikujyanye. Ubwo se uterese bakakwaka nimero iri kuri WhatsApp cyangwa wayikurahe. Uvuga ikikujyanye iyo nta kantu ufite. Imana ibampera amafa n'abayafite yongera ikomeho mani. Mununga ibiganza muvuge ngo ikomeho nawe nanone. Komeho. Mushumba kuguruka yikoze iriya garuka ni mama riyonesheje ubundi nayo ngo yaragwa. Ako nanjye mu nsengero nzaguruke mwana. Ibisubizo byose by'ibibazo mufite kandi Imana irayafite. Tagira ngo iyategetse yawe. Cyo bundi umuntu aherutse kumbaza ngo ugira konte muri beka ndikiriza. Undi se naye kuba nyimwe imari cyari kirongagiye kunyezikoroka. Narayo. Undi nta cyari kiri. Bari bagabanyije abakozi wacu higeze haba amavugurura, bagabanya abakozi bahera no kubatarize. Nanjye rero mfite 6 abanza yonyine bayita bagakata, nanjye ubwo nitangiye ngeramo kandi nta kosa bakoze. None se narize mitanca
bangendeyemo. Ngiye kumva numva umuntu arampamagaye ngo ugira konte muri beka, ndikiriza ngo yinyohereze, ndayimwoherereza. Maze kuyimwoherereza nko mu umunota wari utarashira, mpita mbona miliyoni 7 kuri telefone, akamesaje. Noneho hari igihe ubara amazeru ukajya usubiramo, ukongera n'urumuri, we ukongera urumuri. Sheri ngwino urebe. Ngiye kumva numva arambwiye ngo hari akamesaje ubonye, ati maze rero baba bavuga neza batuje, impamvu wowe uvuga ucuranwa no stop, no stop, mbese uvuga no stop ni igihe abantu bayafite bavuga gake, nta wasi. Impamvu uvuga no stop ni igihe. Arangije arampamagara, musanga mu mujyi, sanga ni abagabo babiri kuri shi bari kumwe n'umudamu ukiri muto. Barambwira ngo baguhe iki, mpita nakaji ya pome niyo nzi, nongeraho n'inyange, ji ya pome y'inyange niyo nzi. Naho rero hari amaji bazana mu kirahure ugasanga afite nk'ama etaje 3, ntago nzi uko bayi, bati bameji ya pome, kandi ubwo mba nakarashe bya danje, ji ya pome y'inyange. Batangira kunganiriza, barambwira ngo ntago tuzi, ariko turi muri bamwe, ni groupe nini batwereje ngo tuze tukugezeho ubutumwa. Umunsi twari ducitse intege wadusubijemo imbaraga. Umunsi twari twihebye twashubijwemo ibyiringiro. Ibikomere igihe byari byaratwishe, watwigishije uburyo umuntu abana n'ibikomere. Twari twarabuze uko dutanga imbabazi, twarabuze imbaraga zo gutanga imbabazi ku batwiciye, waratwigishije tumenya inyungu zo kubabarira abatadusabye imbabazi. Twamenye ko ADPR yakwirukanye, ntidushaka kuzabona abana bawe basabiriza cyangwa bicwa n'inzara. Amafaranga ubonye sayo kugura inzu, turabizi ko ugikodesha, sinayo kugura ikibanza, turabizi yuko utagira inzu, nayo kugura imodoka kugira ngo ukore taxi, abana bawe tutazigera twumva bishwe n'inzara. ari uwo bwakomeretse tukabyihorera, ariko araho tujya tubutanga. Yesu ashimwe. Ariko buriya pasiporo ya mbere natunze ni umuntu wari uyinguriye, yitwa Jessica, Imana imumugisha. Arayingurira, urugendo rwa mbere rwabomotse, nahise njya i Yerusalemu. Urumva kugurira pasiporo ukahita ujya i Yerusalemu bwa mbere? Imana ihita imbwira ngo nanjye njye ngurira abantu amapasiporo. Njye naguriwe imyaka 5, ariko njye mbagurira imyaka 10. Nawe narayikuguriye harya, sinzi n'abandi niko Imana yambwiye. Nanjye nkuguriye pasiporo, kandi kuko Imana yamaye ibirere by'ingendo, nukuri pe nagira umugisha kuhiteka. Iyo sabye visa bayima mu minsi 2 y'ibi bihugu mwita ko bikomeye, bahita bama, n'umugisha. Iyo nkuguriye pasiporo rero mbafunguye n'ibirere by'ingendo. Imana yamishuriye pasiporo yonyine, Imana yamishuriye mbona ikwambika icyubahiro gikomeye. Nicara nkabona ndimo ndakwambika icyubahiro. Njye narababwiye umugisha wanjye, jewe uba mu kurekura. Murabizi igihe nigisha gutanga, murako nigisha gutanga ninjye bigomba guheraho kugira ngo haboneke imbuto zo gutanga. Uwo mwana ureba uri inyuma ya Mama Marione ni muri umuntu wa madamu. Nagiye kurambagiza umugeni, nari nambaye itese na surprise. Urumva ndabyibuka we
ndagenda ngezeyo uwo ngo yarahekeye akana babasirimo bamwe babahekeye akana hano mu ndasha nanjye njya kurambagiza mukuru we nambaye itise na surprise uko genda nkubita gutya nambuka urumva nta yindi mutoma ni Bibiliya agera mvuga ni Luka yaranditse ariko Imana ivuga ngo nzabagirira neza ni ubuhamya bukomeye mujye muvuga Imana yabakoye aho tugeze simwe mwahatugeje twagejejwe n'Imana murabyumva bene data haleluya ni Imana yatujyanye Jamani nakoze urugendo rurerure ngenda mu bwato amasaha 3 nawe Imana iguye kugenda mu bwato nabugenzemo ngi wawakubwiriza abaji bagenzi baje yewe nabugenzemo ndimo mva muri Espagne na nerekeje Tanje ndimo mva mu mujyi witwa Maraga nawe Imana iguye n'indi muri Mer Mediterane nawe Imana iguye kugenda muri ibyo birere abo muri kumugendo babwiriza ubutumwa bwiza ibyo bintu Imana yajyaga bivuga buretse ugiye kwicara gato protocole nzanira icyo cyubahiro nakubwiye reka ajye mu modoka anzanemo costume nziza irimo iyi costume iri muri costume z'icyubahiro costume ya karte nushaka kuyifungura Imana yambwiye ngo ninkwambike icyubahiro Imana yavuganye nanjye ibintu bikomeye nyimara kukugurira no passport ugiye gutangira ingendo urugendo rwa mbere uzanajyamo Imana irambwiye ngo nzakwishyurira itike y'indege ariko ari ishyari mufite naryo turimo turitoza kuzajya twubakira ama etage abahanuzi none se uzubakira ama etage abahanuzi utaramenya no kubanza ubwabyo kubanza gukora bya bindi byibanze uyu mugabo afite ubutumwa bwiza ubutumwa afite abantu barabukeneye isi irabukeneye uyu mugabo akwiye gushyigikirwa uyu mugabo akora ibintu abantu benshi cyane batakora uyu mugabo ni umuntu ugenda agakura abantu ku muhanda abana babaswe n'ibiyobyabwenge akabaha ijambo ry'Imana akanabagabo ariko ubundi tuganire barokora akanabajyana iwe bakabiwe ahubwo uravuga inzu akwiye amazu sinzi niba bino bintu mubizi akwiye inzu ahubwo nimuze mushyire muri iki giseke muravuga ngo arimo aravuga ngo namuhaye namwe nimuze mumuhe muzane mufate ku mafaranga muze tumuhe dore shenge nimushaka gutunga amafaranga mujye mushyigikira nabi Imana yahamagaye uyu mugabo afite abahungu bangahurera abahungu 10 urumva arimo arabubakira aho bagomba kuba ukimara kubona urugendo igihugu icyo ari cyo cyose uzajyamo wajya muri Amerika wajya i Burayi wajya muri Afurika ukitegura urugendo uzahita umbwira itike nzahita nyishyura reka baguhesha umugisha reka bamuhesha umugisha mumuhesha umugisha n'abashaka kumushyigikira mukoresheje telefone reka tubahe telefone ye yivuge 078 54 639 61 0 karindwi 8 54 6 39 61 0 karindwi 8
7863691 niyo nshuti Theogene. Murakoze, reka ndishimye kandi nshimiye umushumba. Hari ibyo ntabona uko mvuga nuko nsobanura. Imana imuhe umugisha, Imana imuhe umugisha mwinshi. Ubu iri koti ni irya gatatu mbonye mu byumweru 2 Imana ibivuzeho. Najyaga ngira umubabaro, madamu we afite ibitenge atagira umubare wa none ubu arimo arabitanga bamuha ibitenge apasa bambaye ubusa bamuha mbese ayambika abana. Rero nkareba ariko madamu ko bamuha ibitenge nge ntibamikoti, aho tugiye bagaha madamu nge ntibami. None amakoti arimo arazira rimwe uburyo ntabona uko mvuga. Ikindi muri nge ndanyurwa mu bintu Imana yankoreye harimo kunyurwa. Abantu bambwiraga kutagura passport, ndagura passport ariko uza abana 10 mu rugo murabazi babasore, agafuka k'umuceri twe tukarya iminsi 4 25 utagira ngo turye kumwe wewe ushira ukabibona kuri gushira twe ntago ari gushira kurya ukagira ngo uratoboye mu urumva wafata amafaranga ukajya kugura passport. Harimo abiga sogondere, harimo ugiye kujya muri university. Uyu munsi turi ku meza ambwira ngo dadi nzatangira mu kwa 7. Mwese nta kuntu wakwigiza inyuma ugashyira mu kwa 8. Urumva imibare birimo ibihekane kandi nzi kaziga university akayiranga. Nge niza 6 abanza yonyine ariko ndi gushaka uburyo bajya kwiga za university bakuye ku mihanda. Imana imuhe umugisha. Kabirirwaga banjombe bikwasi ngo ujye uyigendana ujye uyicarana ndayicana se ubundi njya hehe. Ubu igihe kirageze ngayingurire. Imana imuhe umugisha. Ikindi ntasiga kuvuga ni kimwe mbibwira abanyamakuru, mumbabare nimuze gukora titre ivuga ngo ADPR yaramwirukanye ngarangije ngo bamuha imodoka. Ndabizi nizo mwagenda mukandikaho ariko ndabinginze nshuti zanjye nimuzandike titre. Nabitanze mu buhamya kandi baranangaruye. Ubundi pasteur muri ADPR bamaye indiretri ngarura mu kazi. Ubundi muri departement ishinzwe kurwanya ibiyobyabwenge mu rwego rw'igihugu muri ADPR. Dufite intego ikomeye cyane yo kubasanga, igizwe n'amagambo 4: tubasange, tubabwirize, tubigishe, tubagumane. Ndi umwe rero muri rwego rw'igihugu muri ADPR nshinzwe iryo vuga butumwa ryo kurwanya ibiyobyabwenge. Mutajya gukora titre ngo yanyirukanye mugashyiraho n'ikirogo kinini cya ADPR maze nimubikore. Kandi abayobozi bangariye bitorero muvuga ngo Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha. Mama Lionel naye ngo ari cy'umwuka wera mubwiye. Ese aruho byagushije bene data? Niba ari amatorero agiye gukira niri. Amen. Haleluya. Urakoze cyane Pastor Theogene. Nanjye ndagukunda, uri musaza wanjye, twaturutse hamwe. Nanjye nifuje kukwambika costume. Ejo uzansanga mu iduka nanjye nkwambike costume nziza cyane. Amashyi menshi kahise. Mwanyemera tugakomera Imana yacu amashyi. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi nuzajya ukorwaho jya umuhamagara umuhesha umugisha kuri abo bana arimo afasha ngo kugira ngo babashe kuva ku mihanda. Si ikintu gikomeye, si ikintu kiza bene data. Bene data nimusenga mudatanga muzagira amavuta gusa ariko amafaranga azaba bakuri. Hari iteraniro wari wabona njyamo no mu Burayi ndatanga, wari wamburana amafaranga sinzi yava. None se wakena ututanga pa kuba mbiba hakwiye.
ati ubwo uzasengera usaba ituro. Nge ndi gusaba ndi umwami. Umwami si umuntu ufite amavuta ya cyama arasaba. Oya, abami baragabirwa, abami baraturwa nabo bakagaba. Dore shenge muravuga ngo ndirata, ntago ari ukwirata, ni ukumenya uwo ndiwe. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Niba ushaka gutunga jya utanga, mubibe muri ano mavuta, mushyigikira aba bagabo, mubazamura, Imana izibazamure, ntago muzigera muba hasi.